iminsi yose tumaranye tugendana amajoro yose twahuye nagerageje kukwereka ibintu byinshi biri mu mutima wanjye wenda nanjye nkaca ku ruhande ntaza kugaragara ko nihuse n'ibiki ariko kuri inshuro reka basi mbohoke nkubwize ukuri sinzi ukuri buze kubyakira cyangwa uri buze kunsubiza ariko igisubizo cyose uri buze kumeza ndacyakira gusa bibaye byiza ntabwo cyaba ari oya cyaba yego Gaju ndagukunda Ne? Nossa. kandi urukundo ngukunda nta buryarya burimo kandi I promise you ko nzakomeza gukunda ibihe byose nunyemerera ukaba umwanya mu mutima wawe nanjye ndemera kuza gukora icyo wifuza sibyo sawa mbabarire ariko byibura ndaruhutse kandi ntegereje igisubizo cyawe cyiza twicaranye hano I'm speechless. Stop. Uyu mugoroba nyine uranejeje cyane. Narabuze n'uburyo nagushimiramo. Igihe tumaranye ni ukuri wambereye inshuti nziza ku buryo nta yindi nshuti nakwifuza mu buzima bwanjye urampagije. Thank you but it's okay. Ndishimye ku buryo nyine nabuze n'ibyo mbikubwiramo cyangwa mbikwerekamo kugira ngo ubashe kubona gusa nyine ndishimye ni ukuri ndagushima bikuye ku mutima ndagushima. byibura bwa rimwe umutima wanjye uraruhutse kandi ndishimye nanjye. wanyemera nkaguhobera. It's okay. Acting Rwanda. Murimo wenda kubyara niwe turimo gukorera baby shower. Tana ndashaka gutanga 30. 30? Ariko mama narwa ni make se ni macyanye ra mama se inshuti yawe cyane ndakabaye nk'akajana shawagira ngo turi kumwe neza nibyo nari ngiye gukora n'ubundi. Ego pe mama ni inshuti yawe kuba
zamani sio ubu cyari ni ese kuri muri telefone ese ntabwo ashaka ko nza kuganira nawe se urumva nabyanga nese kuri busy okay naye njye muri telefone wanshakaga se stories zanjye se ntabwo warazikumbura ubwo twari duherutse kuganira ariko usigaye utaha bwije buriya se mama birakabije utaha bwije burakabije umwana w'umukobwa w'umwari ntabwo aba akwiye kugenda ngaza ari amasaha gerageze mbona nyine bidakabije cyane usibye ko akenshi nta mama se ubu ntabwo nyizera nta bintu bimba ndimo rwose urabizi hageze uguhohotera se wenda iyo uvuga icyo ufite amakuru ndakubwira washyize telefone hasi ariko noneho ibi ni ibiki ufite amakuru se yayo kandi uranyishyura njye ntabwo ndi buyaguhe rwose amakuru yose naguhaye umbwira ngo uranyishyura ubu ngubu uri bunyishyura mbwira bihagaze gute Karibu Scott. Merci. Aba, Oui, ça va. wasa neza cyane. Nawe nibura iyo winjiye ahangaha ibibazo biragabanuka. Uriya kuntu kureba byonyine nk'umutuzo ngasubira muri modo nziza. Ntabwo nari meze neza. Hari ibintu biba bitagenze neza ariko usanga ntabwo ariho. Kari ukuri n'amadosiye bite? Kazi se kameze neza? Akazi ni sawa. Naho umeze neza se? Urebye iyo mbona muri company byinjira bijya ngiye meze neza. Uretse tubazo tuba dushaka kumvangira ariko ntabwo sipagrave. Rero nifuzaga ko tuganira gatoya. Sinzi niba birebana na company cyangwa n'ubuzima bwawe byanjye ku giti cyanjye n'ibindi bibafite aho bihurira ko gatoya. Mu by'ukuri dukorana neza igihe tumaranye nungutse byinshi kandi na company ndibaza ko hari ibyo yungutse rwose ntabwo nagize mu bushimishize. Kubw'ibyo rero hari ubutumwa nari nabageneye. Ubutumwa? Ko tuba turi kumwe kenshi gutambwima papa kunyandika sigaye mfite fiyanse nyine umuhungu dukundana. wowe Gaju kuva ryari hashize iminsi na kiriya gihe ubona nyine mba natashye natwinzeho gato akenshi nyine niwe mama muri kumwe ariko mwana umwana mwiza ngarura telefone nabyumvise none se nyine ubyakiriye gute? ndabyakiriye ko ufite fiyanse nese kutabyishimiye? Gaju uwo muntu urana ari umuhungu muzima? Mama ni umwana mwiza kandi bose nabaguciyeho mwakubwira ngo mwana wanjye nzaguhitiramo se mama ukunda ko wamitiramo bigakunda. Mama hari ababyeyi bagihitiramo abana babo abantu bazabana koko. ubundi sinifuza umuhungu uzababaza umwana wanjye. Nakubyaye uri umwe ndagukunda ntawe ushaka umuntu uzakubabaza. Nari nakubwiye ko nzaguhitira mu musore ariko ko umwihitiyemo. Ibyo bintu rega ntabwo watekereza ngo umuntu uzakubabaza n'ubundi wowe wamitiramo ni nk'uko nawe yambabaza. Ngaho amatelefone nabyumvise. Mama ntabwo ndi gushaka ko yakitinga gutyo ndashaka ko wishima. None sigo kugira ngo nkwereke ko nishimye ndashaka ko umutumira mu weekend rero tukazasangira. Tukazasangira nawe ahari? None so ndakubwira ngo uzamutumire nose n'umutumira azasigara. Nta kibazo. Reka guhuka Scott. Sinibaza ikosa nabo naragukoreye muri company. Sinibaza niba
hari ikintu nagomba gukora ntakoze. Scott ndacyagukeneye muri iyi kampani. Ngwiki? No. Scott nta kintu umutima wanjye na kimwe unshinja. Narakwizeye, ndakugize inshuti yanjye y'inkoramutima. Kubwanjye nari ndimo gutekereza ko iyi kampani wagiramo imigabane. None ngusezeye akazi. No, Scott. Ongera utekereze neza. Mabuja ndabizi ko ntacyo mutakoze. Mwakoze ibishoboka. Natangiye mbivuga ko twakuranye neza. Ariko bibaye ngombwa ko nanjye mfata umwanzuro wanjye ku giti cyanjye kubera impamvu zanjye bwite. Numva nashaka gukomeza kuvanga n'ibingibi. Mu by'ukuri niba ntabagoye ndabasaba ko mwambohora. Ariko Scott. Abantu kubera iki abantu? Scott, ngira ngo ukusura bireba. Ibi byose ni imbaraga za kampani. Uko waje usa nabyo urabyibuka. Scott, wishaka gusubiza kampani yanjye hasi. Wari wahamenya? Mama ndahazi. Ubwo hazi ni ahantu hazima? Mama ni hazima, afite na mama we mwiza n'umuvandimwe we mwiza. Okay. Hari abantu ubona bagaragara, ntabwo nashaka ba bantu bicara ahantu hagasigara inda n'iki n'iki. Nawe ngo uzanshakira umusore mwiza nibanze ko mugushakira. Uzanshakira umusore muzima, nizere ko ari uzanzanira. Nukuri byizeye ni mwiza kandi uzamukunda ndabizi. Ntacyo uramubwira mu weekend ejo azaze dusangire. Nta kibazo. Ariko Gaju. Ha, aho mereza. Niba hari ibindi? Barenze ngo ndakubwira story ishyushye. Nsimbuke mbyine. Musi ibintu bidafite umumaro ko mbikubwira nkabona urishimye. Ase koko urana afite gahunda? Mama afite gahunda. Unize impamvu zawe bwite zatuma ureka akazi. Ushobora gukora ibindi byose ukora n'ibijyanye no gukora mariage ariko ukora aha. Ibyo nta kibazo tuzawusapotinga. Ibintu wahutse. Ntabwo ibintu wabinkora Scott. Mabuja ntabwo nahutse. Umwanzuro nafashe n'uwo nkeneye kubaho ubuzima bwanjye. Nkeneye gukora ubukwe nkubaka umuryango wanjye. Nita ku bana banjye ndetse na famille yanjye. Ntakiri muri ibi ngibi. Erega Scott hano harimo n'abandi bagabo bubatse ingo kandi bakora bagataha. Uwo muryango uzakenera amafaranga. Amafaranga azava muri kampani. Tuzagushyigikira nibyo. Ni nabyiza rwose ni igitekerezo cyiza. Ariko Scott winsezera udasubiza kampani yanjye hasi. Ndakwinginze Scott. Ntabwo nabishobora. Nkubwiye ngo ngiye kuguma hano kubera ko bimbwiye nabankubeshye. Ndashaka kwita kuri famille yanjye. Ndashaka kwereka umugore wanjye urukundo. Kandi baza ko nabubashye mu myaka mike tumaranye. So niba ntabagoye nanjye busabe bwanjye mwabwakira. Scott, reka tuvugane wumva neza. Niba uzi amabanga dufitanye, ngira ngo ibyinshi kuri kampani yanjye urabizi. Bamwe mu bayobozi. Ndagira ngo nkubwire nuramuka uvuye muri kampani. Emeri tuzambona, wambonye iruhande rumwe. Nzakwereka urwa kabiri. Nta muntu ujya utwanye ngo aduheze. Uwo ni umurengo w'amafaranga yanjye. Umajije kuzuza umufuka. No, ntabwo ibintu. Mva imbere. Inzamura isukari. Inzamukana. Scott mva imbere. Mva imbere. Genda. Uzabyicuza. Ntabwo ibyanjye babirya gutyo. Jamais. Genda utekereze. Wandike ibaruwa isaba akazi bundi bushya. Vira mu biro nta kintu ushaka kuvana nawe. Genda wanze witekerezeho n'ubushize niko byagenze. Uri kuza gusaba akazi uyivombera nyenyenye. Reba urwego wabigezeho. Maje kugurira imodoka kuri modoka. Ko nageze iriya modoka uze kuzisiga n'ugenda nawe. Uze kuzisiga.
So vite windeba genda asana ariko abantu barengwa nabi we siko mu mutindo umuvura ijisho bwacyo kari gukanurira Scott mbega igihombo yaba nteje we no ibintu ntabwo nabyemera aya ibintu ntabwo nabyemera Scott munjagaraze nyine ko nta biryo afite mu nzu nese nijoro ntiwari uburinzi yose ukawurangije uranzi no mu bikoni hose ubuye hose nashaka nshaka kurya Scott mwana hasi ahubwo saje kunsaka none sinzi urayibonye hari ibintu byose biri ara na firigo ubonye nta kintu kirimo ibintu birimo ntabwo ari byo nshaka ubundi sinzi uko kiri icyo bashaka ntashobora kwicara atanze kuzenguruka oya nagombaga kwamushimira iyo mbona se atari heza si ari bitava oya ahubwo mama inzu iracyari nshyashya mudagira ngo hajyemo ibiki maze ngo urumve ko muceri kire mu nzu ndi none se ntabwo none se sumaze basi nk'igihe nk'ukwezi ni kurimo ubu ntabwo urumve ko muceri ngashyiramo hano ariko mama akubwira ngo ushake umugore hariya hari amagi hari ibiki hari ibintu byose ibyo nibyo biryo by'abasiribateri Scott ni heza cyane nakunze pe bya nyabyo subitamo umwana wanjye urumva nakomeje gutekereza bati se ndakomeza mbane na mama na sister yaranstressaga cyane sibwo ko ari nayo gutwara iki kandi ngira abantu baba bagomba kunsura biri personnel rero ntabwo baza kunsura ngo bansure mu rugo si byose ubwo ikibazo cyari njyewe ninjye utumye uva mu rugo oya si wowe gusa ni mu rugo nyine kubiriya nzu narayigiyemo mukaza mukayibasigamo ntibivuze ko nari kubigwamo nanjye agomba kujya ahantu n'abantu banjye bajya banshaka bakansanga hano iki gitekerezo ni cyiza ukeneye kuryama akaryama nanjye nkaryama se nzajya niyenza kuri indi nakumva mbikora uko uzajya wiyenze nzajya nza niyenze Scott umureka rate na uracyari umwana anyway nari nanze kubibabwira ariko reka mbibabwire ese si wahageze fiance wanjye ndagira ngo mubereke umutubere uko manga ndabizi nashatse kubatungura ahubwo surprise zabashaka ntabwo ziba ziri se wow welcome my love ça va welcome thank you urasa neza oh uri guhumura karibu my love bitese urugendo rwakugoye ntabwo ari cyane okay byoza ntabwo wari bazi ku mafoto gusa ibi ni mama ubona ko dusa kara ni agasazi ni ka sister ako ntabwo ndi umusazi ubona ko abantu twese mu rugo turi inzobe murasa cyane ako nisimbibi ntabwo ndusha ndakwego ibyo ngibyo urabizi ntabwo ari ibintu mama uyu ni sheri wanjye fiance wanjye niwe watumye ubona nahindutse gutya nsigaye nambara gutya nsa neza wow nziza cyane niwe usigaye utuma numva ntuje iyo turi kumwe turakwishimiye mama nawe ndabishimiye cyane kandi ndamukunda njyewe rero hari akantu nasize ari inyuma ushaka guhita umusiga atakuvugishije oya turaza kuvugana dufite igihe turakwishimiye mama nanjye ndabishimiye kandi cyane umusaza wanjye se uramukunda cyane kukurusha mwana w'umusazi ntabwo nawe rero namubwiye ko muri buze kundeba yambwiye ati noneho niwo munsi
nifuza ko ushobora kuza ugahura na famiye nturukamo by'umwihariko mama na sister ko niyo famiye mfite ndamubwira tuze kuza ubona ko yaje yambaye nk'umwari uje guhura na nyirabukwe ni mwiza cyane uramushimiye ndabishimiye cyane kandi mwakoze kunyakira kandi umuhungu wanjye ni ukuri ujye umwitaho mufate neza nzabikora kuko ndifuza ko agira urugo ruzima kandi rufatika kandi urugo ni umugore urabizi sibyo rero biragusaba ibintu byinshi cyane impanuro z'umubyeyi nzatuganira kenshi gusa nawe ukunze nimba uko ugaragara ari nako byaba ari byiza cyane mwakoze cyane ashaka akantu mbateguriye rero mama niba uragiye turajyana nawe reba isoni afite ndi hano ibaze ngiye noneho ntabwo yakongera kuvuga turajyana sibyo se kandi dushaka akantu tubategurira kandi wisange hano mu rugo wumve ko nta kibazo nta kibazo mwakoze cyane fata espace muganire manda ndashaka gusigara tuganire umva turaje bayufashe uzi ndamutse ngiye mbivuze byaba amatike cyane 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 nari ngukumbuye my love ma ndibuka nyine ubwo duheruka kuvugana ko nari nakubwiye nyine ngo nari nakubwiye ko hari umusore nyine turi gukundana rero ukambwira nyine ngo nzashake igihe umuzane nyine mukwereke nagusuhuze ndakwakiriye nanone twaba bishimiye ni karibu rwose mama uko mureba uko hasi inyuma ari nako umutima umeze ma ni imfura ni umwana mwiza kandi cyane amabanga yarayakubwira neza uko yamubitsa yego byose nta na kimwe utazi ibye cyangwa ibyawe niwabo ndahazi niwabo nyine turaziranye mama se aramubonye indi mama we none afite mama mwiza wagiyeyo nagiye nyine unawe ndara atarajyayo nibibaho nagiyeyo pe rimwe se kabiri se urukundo rwanyu ndarushyigikiye nkanjye nk'umubyeyi ndakwishimiye ni ukuri nimukundane muzaryarya nayo namubwiye yari yambwiye ko asigaye afite umusore bakundana ndavuga ni rero uzamutumire aze dusangire ariko kuba ari nako sore nabishimiye kuba ari mwebwe nyine ese wowe ufite isoni nyinshi kubarira ngo usure imbere y'abana nyine bashapu nyine ngo tujyane inama zirenze izo aha muri bakuru ese abantu mwifatira uwo mwanzuro ni uko muri abana akantu kandi agukunda kari akantu koroshye ibindi biza nyuma nibyo bikomeye ugomba nyine kutwigisha
Umwana wanjye rero nubwo ubona aracyari mutoya uzirinde humura nzamufata ntuzamubabaze pe umwana wanjye nzamusubize ko njye mbona ko nitonda namufata neza rwose sheri wanjye yagize isoni akaba ari no kuvuga ngo suzi ngo ko nitonda twagira ngo muraziranye yego nari kubivuga ni ukubera isoni ariko nta soni mfite ni ukuri naza ahubwo ntabwo zisanzwe ahubwo se nari natetse biri hafi gushya genda urebe aho bigeze nagira utegure usenya gusigarana sheri wanjye ubu ngubu ko karavuga ikintu nako ndafite isoni jyewe reba aho bigeze urabishobora nawe wihute nyine ntutinde urashaka kumuganiriza ukamuganiza amana ntabwo yicara irungu utebuke nyine wegenda urebe aho bigeze kuko nanjye nari mbigejeje kure yego twumva natagenda natagenda abandi kabana kobwanye ntuzamubabaze nkujyanire isa karahure cyangwa uzanire oya okay ibindi ndanywa turimo kurya nyoye cyane nananirwa kurya kajye kuyinywa ntabwo muri buyisangeyo muri buze ariko ngaho se basi ibyo nabyibuhe manda byibushye siko nta soni ushobora no kwijijisha umwana wanjye umwana wawe ukize umwana wawe iki ngo umwana wawe mwareba ibintu uri kwikura imbere y'umwana siko tuzi ko nta soni ugira ubu uriteye uriteye neza neza ufashe Gaju ufashe Gaju ngo hey ngakubera umugore ubu se uzarongora umwana na nyina